wanza yino nisanze nkunda kumuntu namenye ninje wanza yino sikosa gutekereza neza bitandukanye akareba icyatuma atandukana n'abandi tumenyereye yumva kuko byagenda kose byatanga umusaruro nibyo yakoze kandi koko ibi byamugize icyamamare kurenza uko yabitekerezaga nta kindi yakoze usibye gukina filime akoresheje ururimi rudasanzwe ururimi rw'ikigoyi uru rukoreshwa mu ntara y'amajyaruguru kandi by'umwihariko rukaba rukoreshwa mu karere ka Rubavu aha ni Gisenyi uwo nta wundi tuvuga ni Rufonsina azwi ku izina rya Rufonsina ndetse na Nyiranzayino aya akaba ari amazina akoresha muri filime yakinnye zitandukanye yagiye avuga cyane mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga ndetse akaba yarigwijeho abafana cyangwa abakunzi batandukanye bigatuma abantu bareba filime cyane izi filime yabaga yakinnyemo wowe unyumva ushobora kuba warigeze kwibaza ikibazo nk'uko nanjye nakibazaga ese Rufonsina yafite umukunzi cyangwa umugabo nakuzaniye igisubizo gusa akantu gato nakubwira ni uko ubu ngubu afite umwana ibindi urabyumva nyuma mu kiganiro mu buryo burambuye ni mu gihe kandi mu gihe gishize hacaraciye amakuru avuga ko yabasize muri filime iyi filime akaba yari yamugize icyamamare nta yindi ni umuturanyi icyo yabivugaho n'icyabiteye turabisanga hano icyo wowe usabwa urasabwa gukurikira neza iki kiganiro kugeza kirangiye muhaye ikaze mu kiganiro kandi sinabura gushimira abakunzi banjye munkurikira nzahora mbabwira ko muri ab'agaciro cyane nawe ukumvise bwa mbere kura subscribe tujye tubana Ugutabagwa kwanje kwava he muri none se Uwiteka koko kantu niko bura kuwiteka niho havaga gutabagwa uzi burukunda nkunda kuririmba ndondebe gutya barana uko ndafashe igikoma cya mu gitondo naho ubundi ndaririmbaga abantu bagahurura nawe igikoma cya mu gitondo yagikundaga cyane icanje rero nagiye kugitogoza mu gitondo nubwo wamumenyere ku mazina nka Rufonsina Nyiranzayino n'ayandi amazina ye bwite ni Uwimpundu Sandrine munyemerere muri iki kiganiro dukoresha Rufonsina nk'uko aribyo tumenyereye Rufonsina yavukiye muri Kongo maze nyuma umuryango uza kwimukira i Gisenyi kubw'impamvu z'akazi ka mama we baje kwimukira i Kigali mu mwaka w'ibihumbi 2007 aha akaba ariho yatangiye guhiga ubuzima aho yakoraga ibitandukanye harimo ko buriya yabaye n'umubyinnyi ati nabyinanye na Titi Brown nagiye nitabira ibitaramo bitandukanye nka Guma Guma n'ibindi aho nari umubyinnyi ati kandi ntabwo nigeze ngira inzozi zo gukina filime ariko nyuma yo guhura na Nyiramariza wo mu Runana byatumye mbyiyumvamo ntangira kugerageza ati ntabwo byari byoroshye kuko nabitangiye muri 2009 ariko namamaye hashize imyaka 4 gusa ubundi ntangira natangiriye muri filime yitwa Ntawamenya nibwo nageze imbere ya kamera gusa iyi filime ntabwo yigeze sohoka nyuma nagiye nkina bisanzwe naje gukina muri Seburikoko nyuma njya muri Papa Sava nibwo kandi boss wa filime Umuturanyi yambengutse arambaririza bwa mbere ambwira ngo nze gukina muri filime naraye nishimye ndabyina numvaga ibintu nifuje mbigezeho gukinana n'ibyamamare nakundaga arongera ati ukuntu Kibonka ari umuntu mwiza umunsi wa mbere njya gukina filime Umuturanyi namuhaye igitekerezo ndamubaza nti uriya ngiye nkoresha ururimi rw'iwacu ko nduzi ntibyaba byiza yarabyemeye ati niba wumva ko wabikora nta kibazo kuri episode ya 4 ibintu nari maze imyaka ngerageza byaranze filime yaragiye irakundwa cyane ntangira kwamamara mba umusitari nyuma rero ya filime Umuturanyi Rufonsina yagiye akina n'izindi nyinshi zirimo Umwari, The Forest, Shenge Series, filime zitandukanye za Kiramani ariho yakuye izina rya Nyiranzayino akina kandi mu yitwa Inzira y'Umusaraba Agahinda Kariza Ejo si kera Ishavu Papa Sava Nyirankotsa n'izindi tutibagiwe Estimate Rufonsina yigeze gukora ikintu kitavuzweho rumwe n'igihe yagaragazaga amabere ye ariko nsabana abafana be ndetse n'abandi batandukanye barasakuje bati ni amahano kugaragaza amabere ku karubanda gusa we icyo yabivuzeho yaravuze ati narimo nkina filime kandi yari message nziza ku bantu batabasha konsa abana ngo nuko bari kubareba kandi wenda umwana akeneye ibere ikindi kandi ntabwo nabonyeje bya nyabyo ntabwo nakora iryo kosa ku bana batari abanjye hari uburyo n'ubuhanga bwakoshejwe n'uwatunganyije filime bikagaragara neza nk'aho ndi kuba abantu bose byarabacanze nibwo buhanga nyine twashizemo
kuba wibaza wa Irene gute wonyeje bari abana nta mashareka ngira sinonsa kandi abizi neza nanjye ko konsa abana batarabawe ni ikosa kuko harimo efe runaka zitandukanye yego kandi mama we yari ahari ndakeka nawe icyo kintu atagishyigikira yego yagiye avugwaho kandi bitandukanye mu bijyanye n'imyambarire ye nubwo amenyerewe akina yambaye imyenda miremire umubonye mu buzima busanzwe ushobora rwose kumuyoberwa yambara bitandukanye cyane no gukina ntabwo twakwibagirwa kuvuga kuri iki kintu aha ni igihe hategurwaga amarushanwa yo gutanga ibihembo dore ko yagiye agaragara kenshi yahawe ibihembo mu bakinnyi beza igihe yakinaga muri filime Umuturanyi ariyo yamugize icyamamare ikamugira umukinnyi mwiza kuri ino nshuro ntabwo yagaragaye hatana n'abandi bikaba bitaravuzweho rumwe bati yabaye umusitari none yabisuzuguye abandi bavuga ibitandukanye nubwo abantu bamututse bakamutera amabuye ntabwo bari bazi icyabaye nyuma ariko we yabivuzeho avuga ko yari arwaye ati umuntu yarampemukiye angirira nabi ashaka ko napfa nararwaye hahandi wambazaga izina ryanjye simbe naryibuka arongera ati ubu wenda muba mumaze kunyibagirwa ariko Imana yarahabaye irankiza ubu ndi muzima uwandoze ndamuzi ariko naramubabariye nta kibazo mfite nta n'icyo mufiteho abantu rero mwategereje ko ntitabiriye amarushanwa ku bushake mwarambeshyeye nanjye narabishakaga kandi narabyifuzaga mu bikorwa Irene iyo umuntu ashaka kukwica nzi ko ufite umwana sinzi ikintu abatekereza ariko nyine ndashima Imana ko yakinze akaboko ubu nakabaye bamaze kunyibagirwa nta kibazo na kimwe mfitanye na Clapton Kibonke Rufonsina yavuze kuri ibi nyuma y'uko mu minsi ishize hacicikanye inkuru ko yabaseze muri filime Umuturanyi akaba ariyo yamugize icyamamare abantu bakomeza kuvuga bitandukanye ku mpamvu navuye muri filime Umuturanyi nasezeye ku mpamvu zanjye bwite cyane ko nayo mfite ibikorwa byanjye ndi kwitaho Kibonke ndamushimira cyane kuko yatumye ngeraho ngeze ubu ati kuba munzi nuko Kibonke yankinishije muri filime Umuturanyi ari naho nakuye izina rya Rufonsina yakomerejeho kandi atangaza ko afite filime ye agiye gusohora hanze vuba iyi filime izayica kuri YouTube ati ni nziza muyitege vuba Rufonsina avuga ku bakinnyi abona babikora neza bashoboye nibyo ni benshi ariko abarimo Nsabi Rosine Bazogere abakobwa bakina muri filime ya Maya n'abahanga cyane ndetse n'abandi benshi aha tugiye mu batubanjirije bose n'abahanga cyane ariko abarimo cyane Mutoni Asia Fabiola Anike mbona kuri nge barenze cyane babaye ibyitegererezo muri sinema mu buzima busanzwe bwa Rufonsina uretse gukina filime akora akazi ko guhostinga bigeze kandi kugira akabari ariko akavuga ko katagenda neza ashobora kandi kuba yadoda imyenda ndetse n'ibindi tugeze kuri cya kibazo bibazaga niba Rufonsina yaba akiri umukobwa Rufonsina arubatse afite umugabo n'umwana umwe akaba amaze imyaka irenga 11 yubatse avuga ko umugabo we bamenyanye aza kwa mukuru we kuko yakoranaga n'umugabo wa mukuru we kandi nanone Rufonsina yabaga kwa mukuru nyuma twarakundanye birangira tubanye ati gusa ntabwo twakoze ubukwe ariko kandi ukuntu nashatse birasekeje sheri wanjye yararwaye bityo njya kumurwaza birangira nigumiyeyo ngayo nguko rero umenye byinshi kuri Rufonsina wakoze kubana natwe mu kiganiro kandi komenti zanyu zirakenewe ndetse na like bitwereka ko mwakunda ibyo twakoze cyangwa se ko hari ibyo nakosora byose ni ingenzi ibihe byiza